Ndagusuhuje wowe ukomeza kudukurikirana hano kuri Movie Recap Rwanda, aho uyu munsi rero tukaba tugiye kongera kureba agasobanuye keza cyane kagufiya. Rero agasobanuye kacu gatangira ari abatipe babiri n'umukobwa umwe mutoya. Umutipe nyine asa nk'uri kureba hejuru gutya mu giti, ndi nawe bari gukina kabaro, batera kabaro. Tipe wambaye umwenda w'umukara mugenzi we amwereka mwana, ubona hari ahantu hariyo akaboga mwana, tujye kureba umupira. Umwana umupira usa nk'umanutse nyine hepfo mu mazi. Umwana akomeza ajya kureba umupira nyine umanutse mu mazi, ariko bitwereka bisa nkaho hari igisimba kiri kumureba kise kinjira no mu mazi. Umwana nta makuru ikigaragara afite. Umwana yinjira mu mazi, arakomeza aragenda asa nkaho ajya kureba umupira we nyine waruguye mu mazi. Umwana hirya hari ibyo bita crocodile, isa nk'imwegera. Hirya naho abatipe bari gusa nk'abareba inkende, bati mwana turayizifata gute mwana. Umwana ujya kureba nyine, ujya kubyitaho nanjye reka njye kureba hariya uko bimeze. Umwana nawe ari kugira ngo akurure umupira we agenda yegeza ya mazi. Ari ukuntu ugenda ukurura amazi, umupira ikintu kiri mu mazi kagenda kikwegera. Umutipe nawe arakomeza aragenda ajya guhiga. Batwereka uno mujama w'umupira w'umutuku ajya kureba akana, aragambanga ngo uri mu biki mwana, ngo ngwino hano, ngwino va mu mazi. Umwana nyine aramubwira ati ngo ni umupira wanjye waguye mu mazi. Umutipe ahita yinjira mu mazi, agikandagira mu mazi batwereka ingona nayo iri kuza isa nkaho isatira wa muhungu ari na wa mwana. Akurura umupira wa mwana arawuzana awukura mu mazi, aragenda awuhereza kakana, arabwira ati zamuka ruguru uvanga. Umutipe arahagarara areba hafi aho ngaho amahumbezi uko bimeze. Aho ikigaragara sinzi, arebye ku ruhande gutya arunama atora akantu k'agafi. Ahantu mu mwana nakomeza kwikinira umupira we, ako gafi aragashwanyaguza kugira ngo agashyire ku ndobani atangire kuroba nyine amafi. Araho aricara ashyira ya ndobani mu mazi, atangira kureba nimba yafata ifi. Akize gutya arakurura ikigaragara cyo afashe, nimba adafashe uruyoka runini afashe igifi wanarwana nacyo, bigaragara ko ari ikintu kiremereye. Hirya batwereka tipe ufite imbunda wundi bari kumwe n'abakobwa, ari kurasa nyine ari kurasa inkende nyine. Ikigaragara ari kurasa inkende, ari gushaka inkende nyine baza guferitiza icyonzo cyo nimba bazirya sunumbazi. Arayivizira neza, arayireba isasu inkende bimanutse hasi, ariruka ajya kwifata. Hirya bagaruka batwereka umutipe nawe uri kuroba, bisa nkaho hari ikintu afashe, arakurura cyane rwose, bisa nkaho hari ikintu ni urufi rwa rundi rwakutse rumeze neza. Umutipe nawe uri guhiga mu ishyamba, barajya baramutwereka ari kurira igiti nyine, ashyira imbunda hasi yurira igiti. Hakuno nawe umutipe nawe ari gukurura arwana n'ifi, ikigaragara iyi fi nini kweli. Akagakende yararashye rero arakamanura hasi, kagwa hasi, afata wa mufuka kugira ngo ashyiremo ya nkende nyine yararashye. Ayiterura nyine pemenya baziporeza we ayitereka aho ngaho, maze umutipe afungura akagafuka ke rwose kugira ngo ashyiremo nyine ya nkende yaramajije kurasa. Ayishyiramo, arayifata ayishyiramo nyine muri wa mufuka kugira ngo ajyane akaboga, afata imbunda ye ahita yiciraho. Tipe nawe hakuno batwereka yafi ari kuyibaga, ari kwitunganya nyine kugira ngo ayishyire ku cyokezo nyine. Nawe urabyumva, ni urufi runini cyane rwose, ari kugitunganya gutya. Umwana nawe yikinira na wa undi nawe ari kugaruka gutya. Hafi aho hari n'izindi nkende bigaragara yuko ziba zamenye yuko bazinjiriye, ziri gutambatamba mu biti aho hafi aho ngaho. Tipe atereka umufuka hasi, arakomeza imbere n'imbunda, ikareba ko yabona kandi kaboga. Umwana ari gukina umupira gutya, uriya mutipe nawe batwereka ifi yatangiye kuyotsa rwose, bimeze neza. Ikigaragara cyo ibintu biraryoshye. Umwana nawe ari kwikinira agapira pole gake yiturije. Tipe nawe rwose ari kotsa yafi kabisa, bisa numva nshaka. Umwana nanone umupira urongera uramanuka mu mazi, arawomeka, arawukurikira. Umupira ujya hagati mu mazi gutya. Ya ngona ikigaragara ihita ibyumva, ingona iragenda yataka nyine ahantu wa mukobwa ari kwinjira mu mazi, isa nk'umuhagana. Hakuno naho umutipe n'imbunda yacu aracyahiga. aravizira pafu afite tageti, abarasha indi nkende nyine.
ibiranutse kubitasa wa mukobwa nawe batwereka ari kwinjira mu mazi ariko nahagaze mfite amakuru yuko hari ikintu kiri kumwataka. Hakuno umutipe ari kwiyokereza ewana ifi ye ayimereye nabi ari kuyotsa. Umwana yegera gutya yegereye wa mupira agiye kuwugeraho gutya, wa mutipe nawe ari kugaruka uvuye guhiga abonye ya nkende yararashe na gutya akomeje imbere gutya ageze gutya ahindukiye abona ewana abona yangona yicubiye mu mazi ihita igenda iramukura nyine iramushwanyaguza. Avugije induru ba batipe barabyumva bose ewana wa batipe bose barahaguruka baragenda nyine bagana basa nk'abamanuka ku mazi. Ikigaragara umwana ingona yahise imushwanyaguza kubera ko n'amaraso yahise yuzura mu mazi nyine nk'uko mubibonye hariya ewana. Ari nako agafilime kacu kagenze. Nihaza igice cya kabiri nzagerageza uko nshoboye nyibagezeho. Icyo ndagusaba ni gukanda subscribe, share na comment. Ngiye utegura nkana kugezaho banyita Muhire.